nongeye kusuhuza cyane abakunzi banjye, abakunzi ba Kavava Official, ndabasuhuje cyane kandi nanabashimira kuba mukurikira ibiganiro byanjye. Ndabizi abenshi muri mwe birabafasha, hari n'ubyumva kumva niwe ndi kubwira. Ni byiza niba wiyumvamo, kuko n'ubundi ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Niba wisanga mu bomba nabwiye, nzi ko ibyinshi ni inama. Niba uba wabyumvise ukumva biragufashije, ukumva hari ahantu bigukoze, ugira icyo uhindura ugaruke mu nzira nziza. N'ubundi niyo ntego y'ibi biganiro mba ndi kunyuzaho, ni ukugira ngo buri wese yumve ko hari icyo akwiye gukosora. Niba uba wiyumvisemo ukumva nkujombyeho, hari icyo uba ukwiye guhindura. Nicyo bivuze. Uyu munsi rero noneho ikiganiro mbazaniye cyangwa se inkuru mbazaniye, navuga ngo ni akasamutwe pe. Ni akasamutwe, ni inkuru irababaje, iteye agahinda. Hari uri bubyumve yumve ni ibintu bisekeje, ariko ni ukuri birababaje pe, birababaje. Umwana w'umukobwa aragira ati, mfite papa wanjye turakundana. Ariko nimvuga gukundana, ntiwumve ngo ni rwa rukundo rw'umwana rwa papa n'umwana. Wapi? Ni urukundo rwo gukundana bakajya banasambana. Aramukunda nka sheri. Umwana w'umukobwa aragira ati, mfite papa wanjye undyohereza, abinkorera neza, nkumva ndishimye, mfata ku bidudu bye nkumva ni byiza, nkumva ni binini, nkumva biranshimishije. Ariko se nkawe wa mubyeyi, wowe wa mugabo we unkurikiye iki kiganiro, utinyuka kwambarira ubusa umwana wawe wibyariye, ukamuhereza nyine ibyo bidudu byawe, ati akirana nabikoreho. Mu by'ukuri ubwo burere uri gutanga, iyo mico mibi, ibyo bikorwa by'umwanda uri gutoza umwana wawe w'umukobwa, urumva uri kumuganisha he? Mwa babyeyi mwe, ko mukomeje kwangiza umuco no kwangiza abana banyu. Ugatinyuka. Mbere na mbere mbanje kukunenga, nta mubyeyi ukurimo, ntawe uhari. Niba uri wa mubyeyi utinyuka kujya imbere y'umwana wawe ukambara ubusa, nyuma yo kwambara ubusa ukamwiyereka, nta burere nawe ubwawe, ahubwo sinzi niba hari ubwo wigeze uhabwa. Wisubireho, kuko ibintu uri gukora biteye ishozi, n'umwanda. None umwana wawe ko yakuzanye ku mihanda, yakuzanye ati papa wanjye arandyohereza, arankunda, yambwiye ko muryohera no kurusha mama. Aho namwe nimunyumvira ababyeyi dufite muri iyi minsi, mwumva uburere n'indero muriho muhereza abana banyu. Wagira ngo mwatewe n'umudayimoni wahise, simbizi. Mwa babyeyi mwe mufite ikihe kibazo? Ugezaho uryamana n'umwana wawe, ukamena n'amabanga yo mu buriri bwawe n'umugore wawe, ugatinyuka ukanamubwira ngo arakuryohera no kurusha nyina. Ese ubwo uwo mwana arifata ate, ariyumva ate? Nawe aragira ati, numva ntashaka kubireka kubera ko birandyohera, numva ari byiza, iyo turi kubikora numva ndi mu yindi si njyewe na papa wanjye. Ati ariko nanone nkumva mfite ubwoba, numva ndi guhemukira mama. Ati nimungire inama. Ngaho nimugire inama uwo mwana w'umukobwa. Abankurikiye mukurikiye iki kiganiro, nimugire inama uwo mwana w'umukobwa, ngo arashaka ko mumugira inama. Kandi aragira ati, sinumva ntabireka, ariko kubera ko ndi guhemukira mama, numva mfite ubwoba. Wa mwana w'umukobwa we rero, jyewe icyo nakubwira, yenda n'abandi baraza kudufasha bakugira inama muri komenti, bagira ikintu bavuga, ariko icyo nakubwira, uri kwiyahura. Uretse no kwiyahura, nta nubwo nabyita kwiyahura gusa, ahubwo wamaze kwiyahura. Ikintu cya mbere ugomba gutekerezaho, uwo ni papa wawe, ntabwo ari umugabo wawe.
ikindi cya kabiri, papa wawe ariho arakwangiriza ejo hawe hazaza. Ashobora kugutera inda, ashobora kukwanduza ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu kiganiro cy'ubushize narabivuze. Ubuzima bwawe ari kubushyira ahantu habi. Ejo mama wawe naramuka amenya ibyo bintu, sinzi kuzongera no kumubera mu rugo. Biragoye kuko uri kwiteranya na mama wawe, uri kwiteranya n'umuryango wose muri rusange, reka mba ariko mbivuga, kandi n'ubuzima bwawe uriho urabwangiza. Ibintu urimo ni umwanda, ibintu urimo ni ibikorwa by'urukozasoni. Papa wawe aragushuka, kandi n'ubushize ibi bintu nabivuzeho. None wowe uraza ngo nibakugira inama. Nibakugira inama kandi ibintu uri kubyishoramo bireba. Ese ubundi wowe wabanje ukigira inama nkawe koko? Urabona ahantu ibintu urimo bikwiye? Umubyeyi wawe we nushaka unamuhebe, uwo mubyeyi wawe musambana nta mubyeyi umurimo. Niba ari umubyeyi utabasha kugutekerereza, uri umwana we yibyariye, ngo agutekerereze ejo hawe hazaza, akurere nk'umwana, aguha uburere, ejo nawe uzagira urugo rwawe rwiza. Papa wawe ni umubyeyi gito pe, ntabwo agukunda. Ngaho nawe irebe uryamanye na papa wawe. Ese ubundi ubwo uba wumva uti numva ari byiza, numva ngeze mw'ababyeyi, iyi si murimo murayiganisha he? Umuco murawuciriye karabaye, imico mibi murimo murayishyira mu bana banyu. Ejo bundi azagenda biganiriza n'undi mwana mugenzi we, amubwira ati giye buriya papa wanjye turaryamana kandi numva binkorera neza. Wa mugabo we ngiye nkugira inama, abana nta banga bagira. Abana nta banga bagira. Ejo nuza kwisanga uri gukurikiranwa n'amategeko, ntekereza ko nawe uzabyicuza nyuma. Ni ukuri mu by'ukuri uri mu mabi. Abana ntibagira ibanga, dore ko yatangiye no kubisohora hanze. Inkuru ziragenda zigere kure. Wa mupapa we uri gusambana n'umwana wawe, umwigisha imico mibi. Ejo rero ni wisanga wakatiwe burundu cyangwa wakatiwe 25. Ubwo nkawe ntago ari nkawe uzaba wizize koko. Uzagenda se wicuze ujye uvuga ngo ibi bintu wabikoreye iki? Ariko kuki mudatinya n'icyaha? Ariko se niba udatinya icyaha ntutinya n'amategeko? Ubwo uyobewe iryo si hohotera uri gukorera umwana wawe w'umukobwa. Kuki mudatekereza? Inshuro nyinshi bahora babigisha, babahana, baca hirya baca hino, babigisha uko mugomba gufata ingozi. Uretse n'uwo mwana wawe w'umukobwa, n'uwo hanze wa mupapa we, niba uzi ko wubatse ukaba ufite urugo rwawe, ukaba ugiye kwangiza umwana w'umukobwa, nubwo yaba atari uwawe, wagize umutima uwo gutekereza. Murabashuka. Kandi ntekereza ko n'uwo mwana wawe mutapfuye kuryamana nta bintu bamushukishije. Uriya wagiye umushukisha udufaranga, utubiswi, utuki twose, utwenda, kandi n'ubundi biri mu nshingano zawe ko ugomba no kubimugurira. Ibaze umwana w'umukobwa uri gusenyera nyina. None se wa mugabo we, reka ngira akabazo gato nkwibariza. Umugore wawe naramuka amenye iyo nkuru, akaguta muri urwo rugo, akarugusiganamo n'umukobwa wawe, umukobwa wawe uzahita umugira umugore? Ubwo azahita asimbura nyina? Ubwo urumva utari kwisenyera impande zombi? Nubwo uwo mwana wamucecekesheje, ariko ntazaceceka, nako ntiyanacecetse, kuko iyo aceceka ntabwo biba byatugezeho. Ntabwo tuba twabitoraguye aho ngaho muriho mu bita mu mihanda nyine. Uretse ko ari nawe ndi kubwira n'undi mupapa wese. Ariko si n'umupapa, birashoboka ko n'umumama ashobora kubikora, akabikorera umwana we w'umuhungu. Niba wanabitekerezaga, ugira icyo ukuramo hano. Ayo ni amahano, ayo ni amabi, iyo ni imico mibi, ni ibintu bibi umuntu atabasha kubona n'ukuntu abisobanura. Mwe gushora abana banyu mu ngeso mbi z'umwanda,
mubigisha ibikorwa bibi. Ariko ubundi nanjye nkibaza niba wa mugani utinyuka kuryamana n'umwana wibyariye, ubundi wagera hanze ukabashyashya abana b'abandi ni ukubanyura hejuru. Noneho rero waba ufite n'agakofi reka ukadogereza. Mwakwitekerejeho mukagira ubwenge buzima bw'ababyeyi. Kera umupapa umusore yarashakaga umugore ugasanga urungano rwe rw'abakobwa rwamucitseho nta n'ijambo avuze, kubera ko bahitaga bavuga bati yabonye uwe, twebwe byarangiye, icyo dukeneye natwe ni ugushaka abacu. Ariko ubu ngubu noneho umusore aramara gushaka noneho ukagira ngo ahawe uburenganzira bwo gusambana. Ibaze noneho ko mugeze no mu bana mwibyariye, mwumva ukuntu ibintu mugenda mubiha intera ndende. Ntabwo nciye intege abakobwa muri gushaka, nimushake pe, nimushake, ariko mujye mumenya ko mwinjiye no mu rugamba, muje kurwana. Buriya ntimubarebe bamara kubashaka barangiza imico igahinduka, agatangira gukanura amaso, ururimi rukarereta. Ibaze no ku mwana yibyara, ibaze gutinyuka kuryamana n'umwana wibyara. Ese umugore wawe arakubona ate? Hano isoni mugira, araza kubona uri igiki, araza kubona uri umugabo mbwa, araza kubona uri umugabo ki, sinzi uko ari buze kubona uri igiki, ariko uba wamaze guta agaciro. Ni byiza turabashaka bakobwa bakiruka kumva umukobwa ashimishwa no gushaka umugabo, ariko nyuma y'uko gushakwa no gushakana ibintu mukorera abagore mwashatse ntagahoma muno. Abakobwa mwe mubirebe, wibaze nawe umuntu utinyuka kuryamana n'umwana yibyariye kandi nawe yarakuzanye akubwira ko agukunze, uri umukobwa mwiza, urisiye, nta muntu ntawe muhanye. Warangiza ugasanga arimo araguca inyuma noneho n'umwana mwabyaranye, umwana wawe. Uwo mugore ahita avuga ati uyu mugabo utinyutse kuryamana n'umwana we hanze yaragaciye, yarakamejeje. Aho niho rero gutandukana kw'ingo cyangwa gusenyuka kw'ingo bihita bitangirira. Buriya mwabanwe nimubona ingo ziri gusenyagurika, ziba zaturutse ku bintu byinshi. Utaryamanye n'umwana yibyariye aba yasambanye hanze, aba yaryamanye na murumuna cyangwa mukuru w'umugore we, aba yaryamanye n'umwana w'umukobwa waje kubasura, azi ngo aje gusura famiye, kumbi ya famiye yahe ko mukomeje kwangiza imiryango. Cyane cyane kandi abagabo ni mwebwe ba nyirabayazana bo gusenya ingo zanyu. Ubwo buri wese yumvireho muri rusange, ibi bintu mujye mubikuramo amasomo akomeye. Mwa basore mwe muri kurongora, mwa bakobwa mwe muri kurongorwa, mumenye ko nta mikino, ntago ari imikino mugiyemo. Urwo rukundo ari hakwereka uyu munsi kubera ko hari icyo agushakaho, kubera ko ukiri umukobwa, nimumara kubana uzareba. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko utagiye gukina, ahubwo ugiye kurwana urugamba. Ukanarinda abana bawe, ukaba hafi y'abana bawe b'abakobwa, kuko papa wabo azabanyura hejuru da, ibintu byakomeye. Buriya yabasebeje nyine abapapa mwese yabasebeje. Ngo abumwe agatukisha bose, yabatukishije mwabapapa mwe, yabasebeje. Yenda ushaka uburi gukurikira ikiganiro uvuga uti ngiye ibyo bintu sinabikora, ariko kimwe nuko wanabikora, kuko mwese ntimuri ba miseke igoroye. N'uwo nguwo nta watekerezaga ko yanabikora, uretse ko uwo mwana nyine yavuze ati reka nanjye niyitwikire. We yaje agisha inama, ariko mwana w'umukobwa reka ayo mabi. Papa wawe arimo aragushora mu bintu bibi, arimo arakwangiriza ubuzima. Ugatinyuka ngo uraryoshye, urabishye, uraryoshye se uryoshye. Ugatinyuka ugasambana na papa wawe, warangiza ngo papa wanjye ngo yambwiye ngo ndaryoshye. None se ubundi uragira ngo akubwire ngo iki? Ko akeneye gukomeza kugushuka no kukwangiza, arakubwira ko ubishye se ejo muzongera. Igaye wumve ko ibintu wakoze bidakwiye. Ikindi cya kabiri ni ingero mbi muriho muha urundi rubyiruko rwitegura kwishakira abagabo, muri kubaca intege rwose.
muri kubaca intege, ahubwo muzashiduka abantu batanagishaka baranabivuyemo. Kuko mwa miryango mwe mwubatse ntago muri kubera intangarugero abandi bateganya gushinga ingo zabo, muri gutuma bacika intege. Umuntu ashaka kugira ngo yishimane n'uwo bashakanye, bagira urugo rwiza, bagira umuryango mwiza, babyara abana babaha uburere, abana n'abejo bundi bazabambika ingofero, babambike, babategesha urugori, ababyeyi bataha ibirori bye. Ese nk'ubwo wa mugabo we nk'ubwo umukobwa wawe abonye nk'umugabo, uzataha ibirori by'umukobwa wawe ujye umureba koko uvuga uti ndashyingiye umwana wawe waryamanye nawe? Nta soni, mwakwiyubashye. Ibintu murimo mwa bagabo, ndetse nimba ari imperuka iri gusohora cyangwa niba ari ibyanditswe biri gusohora, ariko bimaze kurenga umupaka, bimaze kurenga imbibi, murakabije. Ejo nawe numva ngo umugore wawe yaguciye inyuma ukanura amaso, kandi ugasanga niba umugore yagiye wowe ukanuye amaso kumurusha, kandi ni wowe nyirabayazana w'ayo mabi. Ubwo ibyo bintu urumva hari n'umugore ushobora kubimenya pe akakwihorera ntanasakuze, we ntanavuge, akaguma kwituriza nk'aho ibintu bimeze neza, ariko nawe agatangira kujya asohoka akajya kureba ibyo ari byo, ibyo uba nawe urimo. Aratangira gukeka, avuga ati uyu mugabo wanjye niba atangiye kuryamana n'umwana wanjye, ubu no hanze yaragaciye, yarakamejeje. We buriya abantu bakemura ibibazo mu buryo butandukanye. Ashobora kudakemuza icyo kibazo kubikubwira, ashobora no kudakemuza icyo kibazo gusenya urugo ngo agende, ahubwo akagikemuza nawe gusohoka akajya gusambana. Wumva urugo mwubatse, urwo ni urugo, ujye ucaha nawe acaha, muhure mutashye. Ubwo se murimo muragana hehe? Buri wese agenda koyora ibirwara bye hariya hirya, undi agenda bikure hariya, muze muhurize hamwe muhererekanye. Ejo dutangire kubabona mwasebye mwagaragaye. Ubwo si urwo rugo kuko ruri mu manegeka gutyo. Hamwe ntimunikunda nibura ngo mukunde n'ubuzima bwanyu. Ugasanga mu rugo hahora umushiha, hahora intambara, hahora iki? Umwe ntakishimira mugenzi we kubera iki? Hari burya haba harimo ikibazo. Hari ababasha kurenzaho, ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo aba yarengejeho. Ntabwo aba yarengejeho, nta mugore upfa kurenzaho. Nubona yarengejeho nushaka uzitekerezeho. Ubwo nawe afite ikindi kintu acecekanye, afite ikindi kintu ari gutegura. Ingo zanyu nimuzisigasire, nimuzibungabunge, nimwirinde umwiryane, nimwumvikane, nimukundane, mwe gukekana. Ingo zanyu nihareke kuza urwikekwe, kuko nzi neza ko nta keza ko gucana inyuma, nta keza ko guca inyuma uwo mwashakanye, ariko noneho bigafata indi ntera. Kuryamana n'umwana wibyariye byo ni urundi rwego, ni iyindi etape. Ndumva mwakataje pe. Umuntu w'umugabo ko kugatinyuka. Inama nakugira rero wa mupapa we, wa mugabo we, niba wikunda ukabukunda n'ubuzima bwawe, ukaba wumva rwose ugikeneye gukomeza kwikorera ibyo wikoreraga mu mahoro, uwo mushinga washoye ureke, nta nyungu irimo, ahubwo urimo urashyira ubuzima bwawe ahantu habi. Nta muntu n'umwe unezezwa no gufungwa pe, kandi ntago amategeko yamenya icyo kintu ngo akureke, kuko wahohoteye umwana wawe. Waramuhohoteye. Ikindi cya kabiri, urimo urangiza umuco, urigisha umwana imico mibi. Ufite ibyo wamushukishije ngo aceceke, none ntago baceceka abana banyu. Ntanakubeshya ngo yego ndaceceka, ntaceceka pe. Natabinyuza no kuri social media azabiganiriza mugenzi we, ni hahandi uzajya hanze. Iyo mico mibi nimuyireke, mukunde ubuzima bwanyu, mwikunde, mureke kwishyira ahantu habi. Ejo bundi utazisanga uri kubihanirwa kandi ari weho wabyiteye. Wa mwana w'umukobwa we nawe reka kwiteranya na mama wawe, wituma mama wawe akuzinukwa,
ngo atangire kukubona nk'umugore mu gihe nta bagore babiri babana mu nzu. Ndakubwiza ukuri yabimenye ntago waharara. Icyo ngicyo cyo kimenye. Nuguhita yigusohoramo rwose ukajya kwangara. Ubu wishimiye kuba imbohe? Ubu se mama wawe nakwirukana papa wawe azagushyira mu rugo agutunge nk'umugore we? Icyo gisebo se urumva wowe ibyo bintu bishoboka? Ibyo bintu ntibibaho, ntibinateze. Menya rero ngo ibintu urimo nta keza kabirimo. Niba waranaryohewe, guhera uyu munsi utangire kumva ko wabihiwe. Wararengereye, wakoze amahano, wakoze amabi, ibintu undi muntu uwo ari wese atabasha no kwiyumvisha. Wikosore. Niba uri n'usaba imbabazi, ugende usaba imbabazi mama wawe unapfukame, unabimubwire rwose, umubwire ibyakubayeho. Papa wawe uwo nguwo umurege kuko ari mu makosa yaragukosheje. Niwe mukuru, niwe wakabaye yarakugiriye inama, niwe wakabaye yaragufashije, ariko aho kugira ngo agufashe yaragushutse. Wisabire mama wawe imbabazi, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, umwana wa mama. Ukomeze wibane na mama wawe amahoro. Ntutume mama wawe izo nkuru azisanga hanze nta kintu uravuga. Nabimenya atari wowe wabimubwiye, ibintu birahindura isura. Ibintu birahita bihindura isura ubireba n'amaso yawe abiri. Ubwo abandi nabo bakurikiye ikiganiro, niba wiyumvisemo hano nawe ukaba uzi ko wari ufite icyo gitekerezo cyo kujya uryamana n'umukobwa wawe, ubwo icyo wumvise wacyumvise. Ntabanga uwo mukobwa wawe azakugirira pe, ntanakubeshya ko atari bubivuga azabivuga. Mwirinde, murinde abana banyu, murinde imiryango yanyu, mwikunde, mukunde ubuzima bwanyu, kuko dufite amategeko tugenderaho. Uzayarengaho uzabihanirwa. Kandi nzi neza ko nta muntu unezezwa no guhanwa. Ariko nuba wabyikururiye bikakugeraho ukabihanirwa, muzavuga ngo ntituba twabagiriye inama. Dore ko umuntu avuga mukarakara, mugatangira kuvuga nabi, mukandika ibintu bibi, mukamutuka, ariko buriya ubaye uzi ubwenge ahubwo wavanamo isomo rikomeye. Niba wari uzi ko wari utaragera aho hantu ho kuba umwana wagushyira ku gasozi ngo akwandagaze kubera ko uri uryamana nawe, subika icyo gitekerezo unakireke. Ubaho umuryango wawe. Mu rugo, muri famiye ni ikintu gikomeye. Urugo ni ahantu ho kubahwa. Igihe uhageze jya wumva ko ugeze ahandi hantu ugiye guturiza no kwiyubaha, ukagaragariza abana ingeso nziza. Abana be kukubona nk'ikindi kintu, umwana atangira kubone koko nk'umusambanyi. Si umwana wawe ugira ngo ugakubona gute? Papa utinyuka kumbwira ngo dusambane, ubu yageze ku gasozi ho ntasambana. Utangiye kwigisha umwana wawe n'ingeso n'ubundi z'ubusambanyi. Ejo nawe arasohoka agenda ajye gusambana, akabyara mwe. Murimo muraganisha hehe imiryango yanyu? Mufashe abana banyu, mufashe imiryango yanyu, mugire imyitwarire ikwiye. Nicyo cy'ingenzi. Njyewe inama yanjye yari iyo ngiyo. Kuri wowe wa mupapa we, icyo ukwiye gukora wacyumvise. Nawe wa mwana we w'umukobwa, gabanya ubwo busambanyi bwawe, nako bureke si no kubugabanya. Warengereye, watandukiriye. Buri wese mu ruhande rwe ngira ngo yiyumvise icyo asabwa, yumvise icyo gukora. Ahasigaye buri wese agende akorane n'umutima nama we, yifatira umwanzuro we pe, biremewe. Burya umwanzuro ufatwa na gira ubwite, nta muntu uzagufatira umwanzuro. Ariko iyo inkuru yamaze no kugera ku gasozi, burya ngo akarenza impinga akarushya ihamagara. Iyi nkuru mushobora kuyisanga ahantu kure. Ubwo uyu mwana w'umukobwa bamugira inama, baramugira inama. Njyewe inama mbashije kumugira niyo ngiyo. Kuva yayisabye buriya yenda wasanga akeneye no guhinduka. Mwakoze cyane, ndumva nta kindi ndi burenze ku byo mvuze. Gusa iyi nkuru ntabwo ishimishije, irababaje. Nzajya nkomeza kubagezaho rero ibiganiro bigiye bitandukanye,
kandi birimo inama nyinshi kuri sosiyete nyarwanda cyangwa se kuri twese muri rusange. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro, nawe ubutaha n'ubundi nzongera ngarukana izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Mwakoze kunkurikira, Imana ibahe umugisha.